Bibe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana na televiziyo Rwanda muri gahunda zayo zitandukanye. Tubahaye ikaze mwe twijemo ni amakuru ku buryo burambuye bugiye kugezwaho nanjye Paul Rutikanga ariko sindi jyenyine. Uri kumwe nanjye Gloria Mukamabano, nizere kumeze neza Paul. Meze neza, nawe umeze neza? Yego. Nabadukurikiye twizere ko mumeze neza mu bice byose by'isi muherereyemo. Hanyuma rero aya makuru tugiye kubagezaho agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turabwira ko raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 yerekana ko inzego zigenzurwa zikwiye kumvira inama zigirwa n'uru rwego. Naho banki nkuru y'u Rwanda iratangaza ko itumbagira ry'ibiciro rikomeje kugaragara mu Rwanda kimwe n'ahandi ku isi rizakomeza kugaragara no mu mezi ari imbere. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mashuri ngo niryo rishobora gufasha umugabane wa Afurika gutera imbere no kugera ku byo umugabane ukeneye mu gihe kizaza. Ni televiziyo Rwanda n'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda mu buryo burambuye. Ibyo Gloria kuri ku gicamunsi cyo kuri wa kane Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye muri mu biro bye Village Urugwiro itsinda rya BPN Rwanda ryiziza isabukuru y'imyaka 10 y'iki kigo mu Rwanda. BPN Rwanda ishimira ko muri imyaka 10 yabashije gushyigikira abarwemezamirimo bagera kuri 300. BPN cyangwa se Business Professionals Network mu magambo arambuye ni ikigo gikomoka mu Busuwisi kidaharanira inyungu. Mu Rwanda kikaba gitera inkunga ibigo biciriritse nibiringaniye bigaragaza ubushobozi bwo kuba byatera imbere. Nego yacyo no gutuma abantu mu Rwanda babona imirimo nyongera agaciro ku buryo burambye, bityo n'ubukungu bukiyongera bikarwanya ubukene muri rusange. Gloria dukomereza ku makuru ajyanye n'ubukungu. Nibyo Paul, raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye no kuvuga ukwezi kwa gatandatu 2021 yo yerekana ko inzego zigenzurwa zikwiye kumvira inama zigirwa n'uru rwego kuko igipimo cyo kudashyira mu bikorwa inama zitangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyazamutseho 2% hagati y'umwaka wa 2020 na 2021. Jean-Claude Mutuyeyezu. Raporo yagaragarijwe inteko ishinga amategeko imitwe yombi niyasuzumye ibikorwa byakozwe mu mwaka w'ingengo y'imari warangiye tariki ya 30 Kamena 2021. Muri uyu mwaka wa 2021 hasuzumwe imishinga 68, ibigo byo ku rwego rw'igihugu 8, minisiteri 8, ibigo bya leta 10 bikora ubucuruzi. Iyi raporo yagenzuye muri rusange ibigo n'inzego za leta bigera kuri 406, zuye muri rusange ibigo n'inzego za leta bigera kuri 406, aho raporo zagenzuwe zari zifite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 562 mu gihe mu mwaka wa 2019-2020 hari hagenzuye ibigo n'inzego za leta 175 na raporo zifite agaciro ka miliyari 2. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko hari impinduka zigenda zigaragara mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga igihugu kigenera inzego zacyo nubwo haragikeneye kongerwa imbaraga. Wagenzuye miliyari 3,562 zihwanye na 91% by'amafaranga ya budget yose y'umwaka warangiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Ibigo 96 ubwo harimo n'imishinga bihwanye na 57% byagize raporo ya nta makemwa iyo twita unqualified opinion. Ibigo 60 bingana na 35% bigira raporo ya byakwihanganirwa iyo twita except for opinion. Naho ibigo 13 bihwanye n'8% bigira raporo ya biragayitse ariyo yitwa adverse. Aho ngaho ni kuri financial statement. Kubirebana no gushyira mu bikorwa inama zitangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bigaragara ko nta mpinduka nini yabaye ko mu mwaka wa 2020 inama zashyizwe mu bikorwa burundu zari ku gipimo cya 47%, naho muri 2020 byari ku mpuzandengo ya 48%. Inama zashyizwe mu bikorwa igice muri iyi myaka ibiri kandi zavuye ku gipimo cya 19 kugera kuri 16%. Ni mu gihe igipimo cy'inama zitashyizwe mu bikorwa na gato cyavuye ku gipimo cya 34% muri 2020 kigera ku gipimo cya 36% muri 2021. Intumwa za rubanda zibaza igihe ibigo bya leta bishobora gucunga neza imari y'igihugu bidakora amakosa anyuranye atuma bahora bahamagarwa. Iyo ntambwe yatewe mu kubahiriza amategeko ntabwo ijyanye n'amafaranga,
kuko nyakubahwa Sipika nk'uko turebye muri raporo y'umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka dusanga ibintu byarushijeho kuzamba. Nyakubahwa Sipika, uyu mwaka imishinga yatawe ifite agaciro ka miliyoni 965 zirenga muri uyu mwaka ugenzurwa gusa. Naho yatawe mbere ndetse ikaba itarigeze yongera no kubyutsa ngo isubukurwe ingana na miliyari 102, aho hamaze kwishyurwaho miliyari 27 zose umugenerwabikorwa atarabasha kwakira uwo mushinga cyangwa se gutangira kuwukoresha. Ibyo rero nkaba nibaza mu by'ukuri iyo ntambwe yatewe mu mategeko itajyanye n'intambwe mu mafaranga ni iyihe ntambwe? Natangaye kubona REB ishobora gutanga ibitabo cyongereza, Gifaransa, umuziki, amateka, ubumenyi bw'isi n'ibindi, ariko byagera ku bitabo by'Ikinyarwanda umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane ntihaboneke igitabo na kimwe. Kibaza ngo ni igenamigambi ritanoze, ni ukubisuzugura, ni ukutabiha agaciro, none ugasanga ari abana bo mu myaka yo hasi badafite n'ibyo bitabo, kandi ariho twaguye gushyira imbaraga kuko burya umwana apfa mu iterura. Muri gahunda yo gusuzuma imishinga igamije guhindura ubuzima bw'abaturage nk'uko bikubiye muri gahunda yo kwihutisha iterambere NST1 izageza muri 2024, raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko imishinga 37 ifite agaciro ka miliyari 201 yadindiye, harimo imishinga 25 ifite agaciro ka miliyari 89 n'ibice 9 yabonywe mu bugenzuzi bwa 2021, n'indi mishinga 12 y'agaciro ka miliyari 111 yagaragajwe muri raporo zo mu myaka nibura 6 yabanje. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Alex Kamuhire yibutsa abayobozi b'inzego za leta gukurikiza inama bahabwa kuko hari ibigo n'inzego za leta babishoboye. Ijanisha ry'inzego zabonye opinion iri nta makemwa ryarazamutse, ryavuye kuri 53% mu mwaka wa 2020 rigera kuri 57% mu mwaka wa 2021. Nubwo bigaragara ko inzego zabonye nta makemwa ziyongereye, ibigo bitanu by'ubucuruzi bishamikiye kuri RP yo ni Rwanda Polytechnic byabonye opinion ya disclaimer yo dukunda kwita mu munwa, naho ibindi bibiri bigira adverse biragayitse. Ibigo byabonye byakwihanganirwa biramutse bishyizemo imbaraga twabasha kugera ku ntego ya NST1 ivuga ko nta makemwa yagombye kuba 80% mu mwaka wa 2024. Biteganyijwe ko nyuma yo gushyikirizwa raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye tariki 30 z'ukwa gatandatu 2021, komisiyo y'umutwe w'abadepite ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo by'igihugu izwi nka PAC izatumiza buri rwego rwagaragayeho imicungire mibi y'umutungo rukazaza gutanga ibisobanuro mu magambo. Ubusanzwe urwego rwagize amanota ari munsi ya 60% nirwo rujya gutanga ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko. Jean-Claude Mutuyezu, i Kigali. Mu makuru n'ubundi ajyanye n'ubukungu, Paul, rwizamuka ry'ibiciro rimaze iminsi rigaragara haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, ngo n'ubundi rirakomeza no mu mezi ari imbere. Impamvu n'izihe? Nibyo Gloria na Beneri, banki nkuru y'u Rwanda yongeye kubishimangira, itangaza ko itumbagira ry'ibiciro rikomeje kugaragara mu Rwanda kimwe n'ahandi ku isi rizanakomeza kugaragara no mu mezi ari imbere, bitewe n'impamvu zitandukanye zitera iryo tumbagira, harimo ibiciro by'ubwikorezi bikomoka kuri peteroli n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Gusa Guverineri John Rwangombwa avuga ko hari cyizere ko mu mwaka utaha ibi biciro bishobora kuzatangira kumanuka bigatanga agahenge. Ruziga Emmanuel Masantura na Bienveni Mbarushimana. Imibare yatangajwe na banki nkuru y'u Rwanda kuri politike y'ifaranga yerekana ko mu buryo mpuzandengo mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2022, bivuze mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka, ibiciro byazamutse ku gipimo cya 5.9%, ari nako byari bihagaze kugeza kuri uyu wa kane ufashe imibare y'igihembwe cya kabiri kizarangirana n'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ibi bikaba byuzuzanya n'imibare iherutse kugaragazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare yerekana ko ibiciro mu kwezi gushize kwa kane byari byazamutse ku gipimo cy'9.9%. Ugereranyije 5% Beneri ikunze kugaragaza ko ari cyo gipimo kidafite icyo gitwaye cyane, ndetse n'8% igaragaza ko iyo birenzeho biba bikabije.
ibipimo ngo bisaba ko leta igira icyo bikoraho mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'ingaruka z'iri tumbagira ry'ibiciro ku muturage usanzwe. Mu mpamvu zigaragazwa na Beneri kuri iri tumbagira ry'ibiciro harimo ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi yose byazamutse ku gipimo cya 79.9% yose, bikaba byarazamuye ibiciro muri rusange ku isi ku gipimo cya 7.4%. Muri rusange Beneri igaragaza ko ubukungu bw'isi bwazamutse ku gipimo cya 3.6%, mu gihe ubwo munsi y'ubutayu bwa Sahara bwazamutse ku gipimo cya 3.8%. Mu Rwanda ngo hashingiwe ku mibare y'agateganyo y'ubukungu mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2022 ngo bwazamutse ku gipimo cya 13.7%, mu gihe ibyoherejwe hanze byazamutse ku gipimo cya 44.6%. Ibyatumijwe hanze byazamutse ku gipimo cya 14.2% gusa. Guverineri John Rwangombwa akagaragaza ko ibi byafashije kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyo byiciro byombi by'ubucuruzi mpuzamahanga ku Rwanda kikagera kuri 2.6%. Mu mibare ijyanye n'urwego rw'imari, Beneri igaragaza ko nubwo inguzanyo zitishyurwa neza zagabanutse ku kigero cya 4.7% y'inguzanyo zose, hakiri impungenge ku nguzanyo ziba zitaragera muri icyo cyiciro, ariko ngo banyirazo bamaze hagati y'ukwezi n'amezi abiri bagenda bigura intege mu bijyanye no kwishyura. Beneri kandi ikagaragaza ko urwego rw'ubwishingizi abishyurwa bazamutseho bakagera kuri 22.1% mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, bavuye ku 9.3% mu gihembwe cya mbere cya 2021. Ibi ngo bitera impungenge ibigo by'ubwishingizi kuko aho byakabonye inyungu bitahira mu kwishyura abakoze impanuka. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali. Ubu turahindura ingingo Paul kugira ngo dusobanukirwe neza ibijyanye n'irizamuka ry'ibiciro ndetse n'icyo leta iteganya gukora. Hari ikiganiro mugenzi wacu Ruziga Emmanuel Masantura yagiranye na John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Mu mibare mumaze kudutangariza mu kanya harimo ingingo nyinshi umuntu atagaruka zose ngo zimara, ariko kugira ngo abantu babashe kumva neza impamvu nyamukuru mwashingiyeho uyu munsi muvuga ngo reka iki gipimo cyo kugurizanya hagati ya Banki Nkuru y'u Rwanda na za banki z'ubucuruzi kigume kuri 5, mwashingiye kuki muri makeya? Icyambere kipimo twarakizamuye mu gihembwe gishize, tubona ko umuvuduko w'ibiciro ku masoko watangiye kuza. So n'ubundi iyo tushyizeho igipimo kiba kikumira ibizaza mbere, ibyaje byo biba byaje, nta n'icyo wabikora. Akenshi twirinda ko iyo kuzamuka kw'ibiciro kwabaye kwatera abantu impungenge, bigatuma bongera bazamura n'ibindi. So ibyo rero tubona ko icyemezo twafashe mu gihembwe gishize kiracyafite agaciro n'ubu ngubu kuba cyadufasha gukumira kuzamuka kw'ibiciro mu gihe kirekire, cyangwa se kuko akenshi tuba twirinda mu gihe kirekire ko ibiciro byazamutse cyane muri iki gihembwe, ndetse tubona bizakomeza hafi y'umwaka wose. Ni ukubera ibibazo biri ku rwego mpuzamahanga, ibibazo by'intambara iri muri Ukraine, ibibazo bya China irwana na COVID igafunga. So ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga bikaba bikeya, bigatuma bihenda. Ibyo rero ntacyo twabikora kuko ni ibintu bituruka hanze tudafiteho control, ariko twirinda ko uko kuzamuka kw'ibiciro kwaturutse hanze kwatera noneho tujya mu mitwe y'abantu n'ikindi cyose kikaba cyazamuka. Ikindi nuko tubona ko dukurikije imibare y'isuku ku bukungu bw'isuku buzagenda bumeze, ari mu kuzamuka k'ubukungu nyirizina ari kuri inflation ku rwego rw'isi, mu mwaka utaha bizaba byatangiye kumanuka. Aha rero umuntu akaba yakwibaza ngo niba turimo kubona ko amafaranga, imibonekere y'amafaranga ku bigo by'imari ajya ku baturage yashyizwe kuri icyo gipimo, ku buryo amabanki twavuga yuko ngo ahagaze uko ahagaze uyu munsi, dushingiye ku mwanzuro mwari mwafashe mbere mugabanya cya gipimo. Uyu munsi twavuga yuko aya mabanki afite amafaranga ahagije yo gukomeza gutanga, cyangwa biraza gutuma nanone abikorera batabona amafaranga ahagije muri iyi minsi? Amabanki afasha ekonomi kwiha amafaranga yo gukoresha, none ekonomi nayo ikagora y'amafaranga mu mabanki.
so kubera ko ekonomi yagenze neza mu mwaka ushize, so amafaranga yariyongereye. Uko yongera mu bukungu niko yongera no mu mabanki, niko n'amabanki yabona kongera akayasubiza mu bayakeneye. Kandi nk'uko twavuze tubona n'uyu mwaka ubukungu buzakomeza umuvuduko wo kuzahuka. Twavuze ko bitazagera kuri ya 7.2% byari byitezwe, ariko biramanukaho gake cyane. So tukabona rero bizakomeza gushigikira n'ubundi amabanki gukomeza gutera imbere neza, n'ubundi inguzanyo tubona zizakomeza kuzamuka. Tugaruke ku nguzanyo zitishyurwa neza n'iziteye impungenge. Uyu munsi twavuga yuko muri iyi mibare mwaduhaye biduha iyihe shusho? Twagaragaje yuko inguzanyo zitishyurwa neza, icyo twita non performing loans, zaragabanutse. Ariko inguzanyo zisa naho zitangiye kugenda zigira ikibazo zarazamutse. Ubwo ni inguzanyo abantu bamaze iminsi hagati ya 30 na 60 batishyura amafaranga bagomba kwishyura. Ibyo bidutera impungenge ko byatuma bagira aho barenga ya minsi 60 bakajya muri icyo twita non performing loans. Ibi akenshi ukabona bishingiye kuri za sectors zitashoboye ubukungu butarazahuka neza, cyane cyane amazu y'ubucuruzi ayo bakodesha n'amahoteli. Ariko icyo twabonye cy'ingenzi nuko amabanki afite imari shingiro ikomeye. Ibiciro kubyita gutumbagira ntago umuntu yaba yibeshye, tugereranyije n'imibare musanzwe mushingiraho. Ijambo ry'ihumura umuntu yakabaye yumva ritutse ku bashinzwe politike y'ifaranga musanzwe mukurikirana umunsi ku wundi ibijyanye nabyo. Ijambo ry'ihumura rishingiye ku byo murimo gukora uyu munsi ni irihe mu by'ukuri? Nibyo urakoze cyane, ngira ngo nibyo koko ibiciro ku masoko byarazamutse cyane. Icyo twavuga dukora ari twebwe ari inzego za leta zindi ni ukugeza kureba icyakorwa kugira ngo hagabanywe ubukana bw'ingaruka z'ibibazo byo kuzamuka kw'ibiciro. Twababwiye kimwe mu byo leta ikora ni uko yongereye nkunganire itanga ku bahinzi bagura ifumbire, kuko ifumbire yarazamutse cyane kubera aho yaturukaga muri Russia na Ukraine hagize ibibazo. Leta yakomeje gushyiraho nkunganire mu gutwara abagenzi, ariko icyiza nuko tubona ko mu mwaka utaha ibiciro iyo inflation izamanuka isubire hafi kuri 5% mu gice cya kabiri cy'umwaka utaha. Turagushimiye cyane honorable governor. Murakoze. Paul, dukomereze mu makuru ajyanye n'ubutabera. Protais Mpiranya washakishwaga n'urwego rwasigaranye akazi kasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni, harimo n'urwari rwarashyiriweho u Rwanda ICTR yarusha muri Tanzania, byemejwe ko atakibarizwa ku isi, ko ahubwo yapfuye ku itariki 5 Ukwakira 2006 agwa iharare muri Zimbabwe. Yakekwagaho kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha nirwo rwemeje urupfu rw'uyu Protais Mpiranya wari uwa nyuma ku isonga ry'abashakishwaga bari barakorewe impapuro z'ibirego n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda. Umushinjacyaha mukuru w'uru rwego Serge Bramets yavuze ko kumenya amakuru nyakuri y'uwashakishwaga wa nyuma ukomeye Protais Mpiranya ari intambwe ikomeye mu bikorwa byo gukomeza guharanira ubutabera ku bagizwe ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kubahitanywe n'ibyaha bye, Mpiranya ngo yari washakishwaga wari uteye ubwoba kandi wari uzwi nk'uwayoboye umutwe wari ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu mu gihe cya jenoside, ndetse na nyuma ya jenoside akaba yarabaye mu buyobozi bw'umutwe wa FDLR. Protais Mpiranya yakorewe impapuro z'ibirego na ICTR mu mwaka wa 2000 zinashyirwa mu ruhame muri uwo mwaka. Yashinjwaga ibirego 8 bya jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. By'umwihariko yashinjwaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorewe abayobozi bakuru batari intagondwa igihe jenoside yatangiraga, barimo Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana, Perezida w'Urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga, Minisitiri w'Ubuhinzi na Minisitiri w'Itangazamakuru. Yashinjwaga kandi ubwicanyi bw'abasirikare 10 bw'Ababiligi bari mu Rwanda mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri icyo gihe. Nyuma yo gutangaza ibirego bya ICTR bimushinja, Mpiranya yahungiye muri Zimbabwe mu mpera z'umwaka wa 2002, ari naho yabaga kugeza apfuye. Kwemeza uru rupfu rwe ngo biratanga ihumure n'ubumenyi bw'uko adashobora kongera guteza izindi ngaruka. Tuve mu makuru ajyanye n'ubutabera, Paul, tujye mu makuru ajyanye n'ikoranabuhanga.
Ibyo Gloria, kaminuza y'u Rwanda iravuga ko ifite intego yo gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu binyuze mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Kuri uyu wa kane abanyeshuri biga masters na PhD mu by'ikoranabuhanga bakaba bahawe amahugurwa ndetse basangizwa ubumenyi ku bijyanye n'ikoranabuhanga rya artificial intelligence. Inkuru irambuye turagezwaho na Oliver Ntete. Artificial intelligence cyangwa se uburyo bwo gukora porogaramu zishyirwamo mudasobwa ku buryo igira ubushobozi bwo gutekereza no kwishakamo ibisubizo hadakenewe uruhare rwa muntu, bwifashishwa cyane mu nzego zitandukanye zirimo iz'ubuzima, amabanki, ubuhinzi n'izindi, mu rwego rw'imikorere n'imitangire ya serivisi zinoze. Iri koranabuhanga kandi ngo ryagize akamaro kanini mu gihe cya COVID-19 ubwo hakoreshwaga amarobo mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Ikigo nyafurika gishinzwe iby'imikoreshereze ya internet mu bikoresho bisanzwe muri kaminuza y'u Rwanda ubu gifite za laboratoire zifasha abanyeshuri biga masters na PhD mu by'ikoranabuhanga gusobanukirwa kurushaho ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo biga nk'uko bamwe babyemeza. Mbere nkanjye nka promotion yacu twatangiriye online kubera ikibazo cya COVID, so n'igihe twaziye lab yari itaruzura, so nuko ngo twakoreshaga amasimulation cyane. Ubwo nimbivuga mu buryo bwumvikana twakoreshaga software aho ubasha kubona nka device iri soft. Iyi laboratoire ni laboratoire yo ku rwego rwo hejuru irimo ibikoresho nkeka ko usibye no mu Rwanda cyangwa no mu karere ntago ari ama university menshi ushobora kuyisangaho, so ifasha abanyeshuri ariko n'abarimu, buriya abarimu bo muri kaminuza bari n'abashakashatsi, so ntago ari twe abanyeshuri tuyikoresha twenyine, ifasha n'abarimu gukora ubushakashatsi bwabo. Impuguke mu by'ikoranabuhanga So they are transforming the world of life because when you think of it, everywhere a device to do, you can really train. Iri koranabuhanga ririmo kugenda rihindura ubuzima bw'abantu. Hari uburyo bwinshi twatozamo ibikoresho runaka gukora ibintu kandi neza, ndetse iri koranabuhanga rikoreshwa mu nzego zitandukanye muri sosiyete yacu. Gutoza igikoresho runaka gukora ikintu ni ibintu by'ingirakamaro. Hari umushinga ni mu gukora ujyanye na kanseri ya prostate. Mu minsi yashize wasangaga bakoresha inshinge ndetse n'ubundi buryo butandukanye kugira ngo bagupime iyo ndwara. Hari ubwo buryo akenshi bukunze kubonekamo amakosa atandukanye, kandi iyi ni kanseri ifite ubukana ifata abagabo, ariko iyo ukoresheje AI ntago ari ngombwa gukoresha ubwo buryo bwose, ariko ubu hakoreshwa medical imagining. Kuri nge iki ni ikintu kinini kandi uru ni urugero rumwe, ariko hari uburyo bwinshi iri koranabuhanga rikoreshwa nko mu buhinzi ndetse no mu bindi bitandukanye. Twabonamo ingero z'ukuntu iri koranabuhanga rigira impinduka nziza kuri sosiyete yacu. Example that really can justify the impact that AI is making on our society today. Umuyobozi wa Koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga Dr. Nyasi Gatare avuga ko nka kaminuza bifuza kugira umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Intego dufite nka kaminuza ni kumenya ukuntu twatanga umusanzu mu rugendo mu kwigisha. Ubu twavuguriye amasomo yacu ku buryo no mu level ibanza ya undergraduate twashiramo ayo masomo. Niho ntambwe ya mbere kugira ngo tubyigishe, kugira ngo muri iryo terambere u Rwanda rwafata iya mbere narwo rugateza imbere ubu bumenyi buhambaye navuga. Kugeza ubu mu Rwanda ikigo nyafurika gishinzwe iby'imikoreshereze ya internet mu bikoresho bisanzwe gifite abanyeshuri 149 muri masters na 36 muri PhD. Ete Olive, televiziyo y'u Rwanda. Amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Gloria, turacyari n'ubundi makuru ajyanye n'uburezi. Nibyo, ntabwo turahindura ingingo. Bamwe mu banyeshuri basoje amasomo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro Rwanda Polytechnic bishimira ko kwiga imyuga n'ubumenyi ngiro bihita bibajyana ku isoko ry'umurimo bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Reka tubibaze Jean Paul Maniraho yafatanyije na Izabayo Emmanuel. Mugiraneza Theoneste wo mu karere ka Gakenke wigaga ubwubatsi muri IPRC Gishal
avuga ko mu gihe cy'ibiruhuko bisoza umwaka w'amashuri yashoboraga gukorera amafaranga agera ku 200 bigatuma asubira ku ishuri ameze neza. Hari ukuntu umuntu najyaga gutera ikiraka niba duhenda nk'ikiruhuko cy'umwaka nk'amezi 2 nkagenda hakora nk'ikiraka muri domaine nkaba mbonye wenda n'amafaranga n'ibihumbi 100 cyangwa 200 ku buryo niba ngiye ku ishuri hari serivisi hari ibyangombwa nanjye nikemura ntatse ababyeyi. Umubyeyi we yitwa Ntibatekereza Domitille avuga ko afite icyizere ko umuhungu we azakomeza kuba umuntu w'umumaro mu muryango nyarwanda. Turacyakeneye gufatanya nawe mbereye umwana mwiza nawe nzamubera umubyeyi mwiza, Imana nimufasha ikamuha aho yabona uko yabaho nanjye azambeshaho imvune nagize ayinyishura. Abasoje amasomo yabo mu myuga itandukanye yigirwa mu mashami 8 muri Rwanda Polytechnic bavuga ko bahisemo neza. Umwihariko bifite nuko bitwemerera kuba twakwiga ndetse tunakora. Ibintu byacu birafatika cyane kuko imyuga nawe urebye aha hose tuzenkurutse n'iyihuzuye gusa amashanyarazi, ububaji, ikoranabuhanga nk'iri muri gukoresha, so ntabwo wavuga ngo ibintu byacu ntabwo bitanga umusaruro. Icyakora abanyeshuri barangiza bafite amanota menshi basabye leta kujya ibafasha gukomeza amashuri ku byiciro byisumbuye uko kugeza ubu bahabwa buruse kugeza ku cyiciro cya mbere cya kaminuza. Ibintu bya A0 ntabwo byagera hano mu Rwanda muri Rwanda Polytechnics nubwo wenda bari kubinoza, ariko turagira ngo byihutishwe dukomeze kuzamura ireme by'uburezi muri Rwanda Polytechnic. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'ubumenyingiro Irere Claudette avuga ko leta yabanje gushyira imbaraga mu kwigisha amasomo akenewe cyane ku isoko ry'umurimo. Gusa ngo hari gahunda yo kongera umubare w'abiga imyuga n'ubumenyingiro no kongera igihe bamara mu ishuri kugira ngo bongere ubumenyi n'ubushobozi. Ibyo nabyo biri mu nzira, ariko tugomba kwemeranya ko ntabwo dukeneye gusa abafite bachelors gusa na masters gusa, cyane ku rwego rw'abatekinisiye. Abatekinisiye dukeneye ahanini hakomeye ntabwo ari impapuro tubakeneyemo cyane ubushobozi. Bashonje bahishiwe, porogaramu zimwe na zimwe tugenda tubona koko bisaba ubumenyi bwisumbuyeho, tuzagenda tuzifungurira amashami yisumbuyeho. U Rwanda rwiyemeje ko mu mwaka wa 2024 abitabira kwiga imyuga n'ubumenyingiro bazaba bageze kuri 60% by'abanyeshuri bose bo mu mashuri ya leta n'afatanya na leta kubwo amasezerano. Kuri ubu mu mashuri yisumbuye abiga imyuga n'ubumenyingiro ni 63%, mu gihe mu mashuri makuru bamaze kuba 40%, ariko Minisiteri y'Uburezi yavuze ko mu mwaka utaha bagomba kugera kuri 45%. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Aya makuru Gloria tuyakomereze n'umundi ku makuru afitanye isano n'uburezi. Nibyo Paul, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mashuri ngo niryo rishobora gufasha umugabane wa Afurika gutera imbere no kugera ku byo umugabane ukeneye mu gihe kizaza. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho mu nama mpuzamahanga ku guteza imbere ikoranabuhanga mu burezi, inama iri kubera i Kigali. Kwizera John Patrick. Abafite ibikorwa by'ikoranabuhanga bishobora gufasha mu iterambere ry'uburezi ku mugabane wa Afurika bitabiriye inama, aho bamurika ibyo bikorwa. Ni ibikorwa byibanda kugaragaza uburyo umuntu ashobora gukoresha ikoranabuhanga yiga iya kure akabona ubumenyi yifuza bamufasha mu buzima. Iragena Rafiki ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ariko akoresheje iya kure e-learning. Hari amasomo y'ubumenyi ku butaka n'ikoranabuhanga amaze kwiga. Ubumenyi nakuyemo ni ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga, ndetse kandi butangwa n'abarimu mpuzamahanga. Kwiga ni ubuntu, nta mafaranga wishyura. Urabona izi courses batanga amafaranga, ariko iyo ni free, ni ubuntu, kandi ifite amakosa atandukanye muri department umuntu wese yaba arimo. Umuyobozi mukuru wa Alison Mike Felix avuga ko uburyo bw'ikoranabuhanga yahanze burimo gutanga ibisubizo ku bihugu bitandukanye bya Afurika. Alison is one of the largest free learning platforms in the world. Alison ni uburyo bwo kwiga bwagutse hirya no hino ku isi. Umwaka ushize ubu buryo bwafashije abantu miliyoni 7 muri Afurika kwiga. Ubu buryo burakoreshwa cyane muri Nigeria, Afurika y'Epfo n'u Rwanda birumvikana. Dutanga amasomo ku buntu, ibintu bijyanye no kuyobora imishinga, mudasobwa, amasomo y'Icyongereza. Ni uburyo bumaze kumenyekana cyane kandi ntibugoye, bukoresha amashusho, bwafasha cyane. Ni urubuga rwafasha muri Afurika. It's entirely free and it's probably the only absolutely free platform in Africa.
Bimwe mu biganirwaho muri iyi nama harimo kurebera hamwe inzitizi ibihugu bya Afurika bihura nazo, kurebera hamwe uburyo hatanga uburezi bujyanye n'ibyo umugabane wa Afurika ukeneye mu gihe kizaza, gukoresha ikoranabuhanga ritanga ibisubizo ku mugabane wa Afurika. Muri nama kandi y'iminsi 3 harimo kumurikwa ibikorwa bitandukanye by'ikoranabuhanga. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine avuga ko icyorezo cya COVID-19 hari indi shusho cyagaragaje ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu burezi. Icyambere cyagaragaye nuko ritagera kuri bose. Icyo kaba ari ikintu kigomba kwihutirwa. Ikindi cya kabiri ni icyo twakwita infrastructure cyangwa se ibikenewe kugira ngo koko ngo iryo koranabuhanga rikoreshwe, igiciro, ese amashuri arabishobora, noneho bikaza bikagera no ku barimu. Ese abarimu bafite ubushobozi koko bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga rikatugeza ku musaruro twifuza, kuko ubundi ikoranabuhanga iyo rikoreshejwe neza ryongera ryareme tuvuga. Nyirango na hano mwabibonye, iyo nanone ridakoreshejwe neza ushobora kwibwira ngo wigishije ariko ntugere kuri cya kindi wifuza. Iyi nama mpuzamahanga ya 15 irimo kubera i Kigali igamije guteza imbere uburezi bw'iyakure ku mugabane wa Afurika. Ni inama ihuje impuguke mu burezi, inzego zifata ibyemezo, abashoramari bafite ubushake bwo gushora mu burezi bw'ejo hazaza ku mugabane wa Afurika. Kwizera John Patrick, Kigali. Paul, tuve mu makuru ajyanye n'ikoranabuhanga tujye mu makuru ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Nibyo Gloria, abahinzi borozi bo mu karere ka Gicumbi barishimira inkunga y'amafaranga asaga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda batewe n'umuryango mpuzamahanga hafi, kuko ubu uruganda rwatangiye gusya ifu y'ibigori ndetse rukaba runatunganya n'ibiryo by'amatungo, bityo umukamo ukaba uziyongera mu buryo bushimishije. Mugeze wacu Bosco Kwizera yanyarukiye maze adutegurira inkuru ikurikira. Muri 2003 binyuze muri gahunda ya Gira inka Munyarwanda nibwo Uwera Flora yahawe inka ye ya mbere ayihawe n'umuryango wa hafi International, kuburyo yishimira uburyo imibereho ye n'umuryango we yahindutse mu buryo bugaragara. Izi nka noroye 2-3 zangira umumaro, zarihiye abana banjye mu ishuri. Ubu mfite abadogiteri 3, mfite masters abantu 2, mfite university abantu 2. Ndi umukozi ku buryo buri kwezi nanjye mfata amafaranga nk'umukozi. Iyi nka imwe yahinduye ubuzima bwe ni imwe mu nka 8 umuryango wa hafi International wari washyirije abaturage muri ako karere ka Gicumbi muri uwo mwaka, ku buryo ari umwe mu borozi 76,000 basaga bibumbiye muri koperative ya KIP ifite uruganda rusya kawunga rukanatunganya ibiryo by'amatungo. Ku 40,000 bya litiro z'amata babona ku munsi, uruganda ngo ruzatumukamo yongera, nk'uko president w'iyi koperative Agnes Mukangiro Nsanga abisobanura. Ikindi rero banyakuba dukora nuko twinjiye muri transport y'amata tuyijyanira ku isoko. Mbere twayahaga rwiyemeza mirimo, ariko kubera ibiciro ubundi kuri litiro bamuhaga amafaranga 40, biramanuka bigera kuri 30 kuri litiro, bigeze kuri 20 abivamo. Abivuyemo ntabwo twari guhagarika amata yacu batajya ku isoko, twarabifashe tubifata ku buryo budateganyijwe, ariko turabikora nkuko twiyemeje, nkuko dukunda koperative yacu turabikora. Ubu dufite imodoka 4 zitwara amata. Perezida w'umuryango wa hafi kuri rw'isi Pierre Ferrar wasuye koperative ikorera mu karere ka Gicumbi arishimira uburyo imibereho y'abaturage yenda ihinduka bitewe n'ubuyobozi bwiza igihugu gifite. I was here about 7 years ago. Nari hano myaka 7 ishize, kandi uruganda rwanyu rwakoraga ku kigero gito cyane, ariko uyu munsi twabonye ko ari uruganda ruri ku rwego rwo hejuru. Nari hano myaka 7 ishize, kandi uruganda rwanyu rwakoraga ku kigero gito cyane, ariko uyu munsi twabonye ko ari uruganda ruri ku rwego rwo hejuru, bikaba bishimije cyane. Turishimira akazi gakomeye mukora kuko ari mu bwanyu mukikorera, bitewe n'inkunga ya leta ndetse n'ubufatanye na hafi izana impuguke n'imari. Mboneyeho kubashimira akazi gakomeye mukora. Nifuza gusa ko mwigira icyizere, kuko igihe cyose muzadukenera twiteguye kubafasha. We'll be here. Okay. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Jacques Chrysostome Gabitsinze avuga ko uruganda nkuru rufite uruhare rukomeye mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, bitewe n'uko urwego rw'ubworozi rucyugarijwe n'ikigero kinini cy'ibiryo by'amatungo bigitumizwa mu mahanga. Aborozi bagira inama yo gukora kinyamwuga bongera umukamo. Igihugu kigira iyo gikorana n'abandi, kandi ngira ngo Perezida wa Repubulika bivuga buri gihe igihugu kigira iyo gishobora kugira ijambo mu ruhando rw'amahanga. Kurugira rero bisaba ko mwebwe abahinzi n'abandi mwese natwe twumva ko ari ngombwa.
ariko igikomeye mu kugira uruganda ni uko wiga byinshi bitandukanye. Ntabwo mwari muzi ko bakora ibyo by'amatungo, ntabwo mwari muzi zihanze rero twaciyemo tureba. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kidagira igiciro wagiha. Ni ikintu gikomeye cyane mugomba kumva ko ari amahirwe akomeye. Kugeza ubu uruganda rusya toni 3 za kawunga ku munsi, mu gihe nirwuzura neza ruzaba rusya toni 60, ndetse ubu rutunganya toni 2 z'ibiryo ku munsi by'amatungo, ku buryo nirwuzura neza bateganya ko ruzagera kuri toni 20 z'ibiryo by'amatungo bitunganywa ku munsi, bityo umukamo ukarushaho kwiyongera. Gloria, tuyakomereze mu karere ka Musanze. Nibyo muri aka karere abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Musanze JAF bihaye icyumweru kimwe bakaba bamaze kugaragariza akarere ko bagiye gukemura ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Ari Muhirwa. Bimwe mu bibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage bo muri Musanze birimo abatagira inzu zo kubamo barenga 400, abatagira ubwiherero basaga 300, abakirana n'amatungo mu nzu, igwingira ry'abana n'ibindi. Bamwe mu bafatanyabikorwa mu iterambere rya Musanze bavuga ko biteguye kubikemura. Kuko umuturage turashaka ko aba ku isonga ariko afite n'imibereho myiza mu ngeri zose, aryama heza, arara heza, kandi afite n'uko abayeho. Ngewe umusanzu niyemeje kandi n'ubundi sindaba nutanze bwa mbere, ni umusanzu wo kubaka ubwiherero 30. Ubwo bwiherero nzabutanga mu murenge wa Nyange. Twebwe turiteguye rwose, ntabwo ari restoration church gusa yiteguye, ahubwo ni amadini n'amatorero ariteguye. Utwo tugari barimo, iyo midugudu barimo, ayo masibo barimo, kandi nabo babigishe kwifasha, bagire responsibility. Umuntu atari ukuvuga ngo baramuhandura, nawe yakwihandura. Ubwo ngubwo uba wamuhaye igisubizo gikwiye. Umuyobozi wa JAF mu karere ka Musanze Mugabo Ukomeye Benjamin asanga guhurira hamwe nk'abafatanyabikorwa b'akarere bidakwiye kurangirira aho, ahubwo bakaba bihaye icyumweru kimwe, buri umwe akaba yamaze kwerekana uko agiye gufatanya n'akarere mu gukemura ibyo bibazo. Ibyo waba ukora byose ntabwo waba udahura n'umuturage, kandi ufite icyo uhura n'umuturage bisobanuye ko n'ubundi n'ibi bibazo nawe bikureba. Cyo twumvikanye nuko twatanze icyumweru mu buryo kuri 23 z'uku kwezi kwa gatanu turimo, azaba ari kuwa mbere w'ikindi cyumweru cyo hirya. Hanyuma umuntu wese azaba yakoze ibintu bibiri, azaba yavuze icyo azakora n'aho azagikorera n'igihe azagikorera. Uwo n'umwanzuro wafatiwe muri iyi nama, ariko hariho n'abandi bahise bafata umwanzuro bahita bagira n'icyo bakora. Usanga rimwe na rimwe hari ibintu byakozwe bitagaragara mu mihigo. Rero icyo tugiye gukora, tugiye no kuganiraho n'abantu bose bari muri iyi forum y'abafatanyabikorwa b'akarere, nuko ibyo dukora tumenya ninde ubigeza ku karere. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier yasabye kujya bagaragaza ibyo baba bakoze bigahuzwa n'ibindi bikorwa byakozwe n'akarere. Hari ubwo usanga hari ibitagaragara, wenda uruhare rw'abafatanyabikorwa rutagaragaye mu bipimo turiho muri ibi bipimo by'imibereho myiza y'abaturage, ariko atari ukuvuga ko ntabyo bakoze, ahubwo mu by'ukuri nk'uko banabigaragaje bamwe hari ibyo bakoraga, ahubwo uburyo bwo kubigaragaza mu maraporo ngaruka gihembwe, ngaruka kwezi, ugasanga nibwo wenda butari bufite umurongo. Icyo rero numva nacyo ni kimwe twiyemeje dukwiye kujya tunoza kugira ngo ibyakozwe babitugaragarize, bityo natwe tube twabasha kubashima mu ruhame. Abagize JAF bifuza ko ikibazo cy'isuku nke gikwiye kurangira bitarenze ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze. Paul, reka amakuru tuyakomereze mu makuru ari kuvugwa muri siporo. Muri siporo Gloria, nibyo kuri uyu munsi nabwo hakomeje undi mukino ya kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro Peace Cup. Ikipe ya AS Kigali ikaba yatsinze Police FC igitego 1-0 cyatsinzwe na Hussein Chabarara hari ku munota wa 43. Nyuma y'umukino abafana ba AS Kigali bavuze ko bishimiye itsinzi yabo. Twayakiriye neza, match ya Police bari match ikomeye, ariko ni na match twavuga yuko Police ntago tujya tuyitinya. Ni Police ni nk'umukiriya wacu, uko duhuye tuba tuzi ko turi bubimutsinde. Ikindi kirenze kuri ibyo, dufite umutoza mwiza, umutoza Kasambo azi gusoma match kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ku rundi ruhande kandi twanaganirije abafana ba Police FC nabo bagaragaje imbamutima zabo nyuma yo gutakaza uyu mukino.
umutoza w'umuswa n'abasifuzi ariko cyane cyambere twavuze nta bintu ndiko nikinika kuko ndi kubona ko kuba twaje no mutoza nta bintu turabona atoza ariko nk'abakunzi ba polisi turababaye notari ntagende ntabwo tumushaka twe dushaka abayobozi ba polisi batubwira impamvu atagende igisabwa bazi twe twagikora. Uyu mukino rero wari umukino ubanza, akazabaho umukino wo kwishyura uzaba ku itariki ya 18 Gicurasi. Umvise abafana kuntu bariye karungu abo byoroshye bagomba gusobanurirwa byoroshye. Reka tunababwire kandi ko hari impinduka ku ngengabihe ya shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa maze gutangaza impinduka ku ngengabihe ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere kubera imyiteguro y'ikipe y'igihugu Amavubi ishaka itike y'igikombe cy'Afrika AFCON 2023 nk'uko bigaragara mu itangazo bahaye abanyamuryango. Handitswe umukino wa 20 hasubitswe umukino wa 29 n'uwa 30. Ubusanzwe shampiyona yari gusozwa ku itariki 30 Gicurasi ubu ikazasozwa ku itariki 16 Kamena. Mu izina ry'abari badufashe bose reka tubashimire kuba mwabanye natwe. Gloria Mukamano nawe ndagushimiye. Wakoze nawe Paul, reka kandi twifurize gukomeza kugira ibihe byiza na televiziyo Rwanda. Hagati aho Imana ibarinde.